Turabashimiye cyane inshuti bakunze ibijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane mwebwe mudukurikirana muri mu mpande zitandukanye. Turavuze ngo Imana ibahereze umugisha kandi ibishimire cyane kandi bashyigikire, ibahe icyo umutima wanyu ushaka. Nitwa Nyirabagenzi Alice Mama Lionel nkuko musanzwe mubizi. Iyo ugeze hano kuri YouTube channel Eva Mama Lionel ukanda kuri sabone cyangwa subscribe kandi ikiganza kibikoze ni gihabwa umugisha. Turagira ngo rero twinjire mu mwanya mwiza nkuko dusanzwe tubimenyerewe kuganira ijambo ry'Imana. Turagira ngo mbere uko twinjira muri uwo mwanya tubanze dusenga Imana iwutugejejemo, tunayishimira ko yabanye natwe ikaturindisha ukuboko kwayo gukomeye. Mana ishobora byose, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wabanye natwe uraturinda, ibiteye ubwoba ntacyo byadutwaye. Ushimwe kuko wahatubereye. Tugeze mu mwanya mwiza waduhaye, mwanya wo kumva ijambo ryawe, mwanya wo kumva icyo umwuka abwira amatorero. Sengeye abakunzi b'ijambo ryawe n'abakunzi bacu badukurikiranye amasaha aho baherereye kugira ngo bahabwe umugisha, kandi iri jambo rigiye kumanuka kuri bo ribe ijambo rityaye amogi yombi kandi rikore ikirizanye kuri bo, kandi ubwabo ndetse n'ababo n'ibyabo bararindwe ubwenge n'umutima n'umubiri. Ndasabye ngo iri jambo riherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza muri bo, izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu nabahereza umugisha mwinshi cyane kandi akomeze kubambeka imbaraga. Yego turabashimiye cyane ko mwongeye guhitamo iyi YouTube channel kugira ngo mukurikirane ijambo ry'Imana, kandi turabashimira umunsi ku munsi uburyo mudahwema kudushyigikira no mu bundi buryo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga muri Zekariya igice cya 2 umurongo wa 17. Ni ijambo ry'ubuhanuzi bukomeye cyane. Uyu mwanya ndumva ashaka guhanurira ubuzima bwawe, ndashaka guhanurira ibiganza byawe, ndashaka guhanurira ibirenge byawe, ndashaka guhanurira intekerezo zawe, ndashaka guhanurira ubuzima bwawe muri iri jambo. Igice cya 2 umurongo wa 17 haravuze ngo, bantu mwese nimucecekere imbere y'Uwiteka kuko abadutse mu buturo bwe bwera. N'uyu murongo tugiye kuganira uvuga ngo bantu mwese nimucecekere imbere y'Uwiteka kuko abadutse mu buturo bwe bwera. N'Uwiteka ubadutse mu buturo bwe bwera. Hanyuma iri jambo ritangiye rivuga ngo bantu mwese, abantu mwese. Iwacu hari umunyonzi wari waranditse ku igare rye, aravuga ngo icyo utazi ni umuntu. Ubundi ibisubizo byacu biri mu bantu, ariko n'ibibazo n'abaduteza ibibazo ni abantu. Abadukunda ni abantu, n'abatwanga ni abantu. Abatugirira neza ni abantu, n'abatugirira nabi ni abantu. Bibiliya iravuze ngo bantu mwese nimucecekere imbere y'Uwiteka. Dawidi yavuze ku bantu, aravuga ngo ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ngo ariko Uwiteka ashimwe kuba ataradutanze mu maboko y'abanzi bacu. Ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Yego, abantu utabaza arababarirwa. Icyo utazi ni umuntu ku mugani wa musazi.
cyangwa se wa munyonzi. Hanyuma kuki Bibiliya yavuze iri jambo? Kuki Imana ishimye ko wumva iri jambo? Ese aho nturi mu gihe cy'abantu? Hari igihe cy'abantu hakaba n'igihe cy'Imana. Hari igihe rero uba uri mu gihe cy'abantu ukibwira ko uri mu gihe cy'Imana, ukananirwa no gucunga umutekano wawe mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Impamvu uri kwiregura, icecekere wikwiregura, bitewe n'uko uri mu gihe cy'abantu. Ariko mu bantu habamo umuntu. Igihe cy'abantu urabyara ntuhembwe kuko uri mu gihe cy'abantu. Hari igihe muri iyo minsi uba uri mu gihe cy'abantu. Impamvu ubona telefone zose muri iyi minsi zifite amayinite yo kukuvuga, komera uri mu gihe cy'abantu. Mu gihe cy'abantu niyo wireguye urirega, niyo usobanuye urisobanya. Mu gihe cy'abantu niyo wabyaye uririmba muri korari y'abantu 100, amezi 3 ukava ku kiriri ntawe ukugezeho kuko uri mu gihe cy'abantu. Have utazitiranya ibihe ugashaka no kwigirira nabi ngo uve mu murimo w'Imana cyangwa ngo bikurwaze. Banza umenye se ndi mu gihe cy'Imana cyangwa ndi mu gihe cy'abantu. Iyo uri mu gihe cy'abantu hari n'igihe ijwi ry'Imana utaryumva, ahubwo ukumva imbaraga zayo. Kandi Imana yabonye wageze mu gihe cy'abantu, yitonda cyane kukuvugisha kuko hari ibyo yavuze mbere. Ahubwo yihuta cyane kuguha imbaraga, ukajya wumva ufite imbaraga zo kubabamo, ariko ntiwumve ijwi. Kandi uri mu gihe cy'abantu gusenga biba gake, wagoswe. Abantu baguhagurukiye mu gihe cy'abantu ntusenga. Burya nkugire n'inama mu gihe cy'abantu, ugerageza kuba warahunitse ku mugani wa Nahumu wavuze ngo ivomera amazi azabe ahagije mu gihe cyo kugota. Kuko mu gihe cy'abantu na dawe uri mu ijuru urayitera ukumva yabaye ndende. Izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yegere hose. Iba ndende pe mu gihe cy'abantu. Iyo uri mu gihe cy'abantu niba ubyinnye mu cyondo, abantu bakubwira kuri kubatera ivumbi. Mu gihe cy'abantu niyo ubwirije neza ijambo ry'Imana, muri komanteri barandika bati yarashiriwe, kuko uri mu gihe cy'abantu. Mu gihe cy'abantu niyo wabwiriza isi igasaduka, bavuga ko ujya ikuzimu. Mu gihe cy'abantu. Kandi Yesu nawe yahuye n'abantu. Umunsi umwe baramubaza ngo ariko ubundi wowe ngo niwe mwami w'abami, uri wese umwana w'Imana, ngo niwe ngo uri umwami w'abami? Arangije mu gihe cy'abantu amenya uko asubiza. Ntiyisobanuye ngo avuga ati nasengeye aba n'aba, tunyuze aha dusengera aba n'aba, nahanuriye uyu. Yarabasubije ati wakabimenya. Mu gihe cy'abantu niyo uvuze ko wasengeye umuntu akazuka, bakubwira ko atari yashizemo umwuka, kuko uri mu gihe cy'abantu. Mu gihe cy'abantu iyo uvuze bavuga ko utize. Mu gihe cy'abantu niyo wigishije ijambo babona ahantu utagejeje bati yavuga atya, kuko ni igihe cy'abantu. Mu gihe cy'abantu niyo ukoze ubukwe hakabonekamo 3 batashye batariye, bavuga ko bwarimo abadayimoni. Ariko iyo bose batashye bijuse bavuga ko bwarimo Imana, kuko bukoze mu gihe cy'abantu. Kandi abantu baba batangiye kare bakubwira ko mutanaberanye, kuko uri mu gihe cyabo. Imana rero ifite ukuntu imenya ko muri iyo minsi ugoswe n'abantu. Imana yo mu ijuru muyimera icyubahiro aho muherereye hose. Haleluya. Iyi Mana mu gihe cy'abantu irabimenya. Yobu yahuye n'abantu, yinjira mu gihe cy'abantu, bagerageza kumubwira ko yacumuye. Ibyo ahura nabyo biri guterwa n'ibyaha yakoze. Ntabyo yari yakoze, ahubwo yarahuye n'igihe cy'abantu. Mu gihe cy'abantu
niyo uje kwica Goliyati abahamaze igihe barakubwira bati womenyereye ubutamatama subira mu butamatama bwa so, kuko bitewe nuko uje kurwana mu gihe cy'abantu n'abantu bacitse intege bakwereka ko nawe wazicitse. Kibazo ntiyari Dawidi utazi urugamba, ahubwo yaratungutse mu gihe cy'abantu. Kandi niyo turebye neza dusanga abantu hari n'inda avantage badutera, kuko umunwa wabo ujya utuma n'Imana ikora n'ibyo yari kuzakora nko mu myaka 3 izaza. Umunwa wabo ujya utuma n'Imana ikora igitaraganya, kuko igihe cy'abantu Imana itanagutabaye wahagwa. Nababwiye ko mu gihe cy'abantu akenshi utumva ijwi, ahubwo ubona ubutabazi. Haleluya! Mu gihe cy'abantu hakora ubutabazi. Ijwi rikora gake, ariko mu gihe cy'abantu hakora ubutabazi bwinshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mu gihe cy'abantu baguhagurukiye, mu gihe cy'abantu umaze imyaka 3 utarabyara, bavuga itariki n'umuganga n'ibitaro wakuriyemo matirisi bakabivuga, kuko uri mu gihe cy'abantu. Kandi iyo ubyaye sinzi utundi tugambo bavuga, sindatumenya, kuko ni igihe cy'abantu. Mu gihe cy'abantu uceceka, utegereza Imana iragutabara. Iyo wabanye nayo neza irabigaragaza. Imana ishimwe cyane. Mu gihe cy'abantu Gwiki mu gihe cy'abantu uravuga ngo mwiriwe, bati wakugombaga kuvuga ngo muraho. Mu gihe cy'abantu iyo telefone umuntu arakubwira ati noneho kunyibutse habaye ikira, kuko ni igihe cy'abantu. Zakariya arangije arahanura, umuhanuzi muto Zakariya aravuga ati bantu mwese nimucecekere imbere y'Uwiteka. Umva ubuhanuzi Imana izanye muri ibi bihurimo, ikuzaniye ubuhanuzi bukomeye. Bantu mwese mwavuze uyu muntu nimucecekere imbere y'Uwiteka. Bantu mwese mwavuze ko atazabyara nimucecekere imbere y'Uwiteka. Bantu mwese mwavuze ko atazakora ubukwe nimucecekere imbere y'Uwiteka. Haleluya! Bantu mwese mwavuze ko inzu atazayubaka nimucecekere imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Abantu mwese mwavuze ko nta cyiza cyaturuka i Nazareti nimucecekere imbere y'Uwiteka. Haleluya! Bantu mwese mwavuze ko Dawidi atashobora Goliyati nimucecekere imbere y'Uwiteka. Bantu mwese mwavuze ko Gideyoni ari uwo kwa Manase atakwica Abamidiyani nimucecekere imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Bantu mose ndakigira ngo ubwire abantu bakuvuze batangire baceceke. Mu Giswahili baravuga ngo bafunga umudomo. Tangira ubwire abantu bavuze ko utazashaka, ngiyi fiançailles urayambaye. Bacecekere imbere y'Uwiteka. Baceceke. Tangariza abadayimoni bavuze ko iwanyu mudakira. Tangira ubahitangazo babwire ngo nimucecekere imbere y'Uwiteka. Tanga itangazo ku mubosi wakwirukanye yibwira ko ari we bosi wenyine ubaho. Tanga itangazo, utangira umubwire ngo cecekere imbere y'Uwiteka, kuko Uwiteka arabadutse mu buturo bwe bwera. Haleluya! Arabadutse mu buturo bwe bwera. Abantu bakuvuze batumya baduka, abavuze ko nta cyiza batumya baduka. Arabadutse. Ijambo ryitwa kubaduka ni nko kweguka igitaraganya, kwihuta igitaraganya, kubaduka. Arabadutse mu buturo bwe bwera. Bantu mwese bagufasheho ijambo, tangira utanga itangazo, tangira ubipostinge, ubabwire ko Uwiteka abadutse mu buturo bwe bwera. Kandi ntabwo abadutse gusa, aje gukoza inkozi z'ibibisone, aje kuzikoza isone. Ugiye gutwita byare, baravuze ngo matirisi yaratakaye. Barahindura amagambo se bari buvuga ko utwitiye mu gifuba aho. Niba cecekere imbere y'Uwiteka n'ababigizemo uruhare, nimba baranakuroza cyangwa bakakuzinga, niba cecekere imbere y'Uwiteka. Uwiteka arabadutse mu buturo bwe bwera. Icyambere gitumye abaduka, aje gukoza inkozi z'ibibisone.
aje gukoza inkozi z'ibibi isoni. Icyo kiri mu bintu bitumye abaduka. Ikindi kintu kitumye abaduka, ibyaha biri gukorerwa mu nzu ye biteye Imana kubaduka. Ibyaha biri gukorerwa mu nzu ye bitumye abaduka mu buturo bwe bwera, aje kureba ko ibyo baharega ari ukuri, aje kureba ko ibyo barega i Sodoma ari ukuri. Cya gatatu gitumye abaduka, agasuzuguro wasuzuguwe n'abantu, n'abiyita abayuda atari bo, n'abiyita bene so atari bo. Agasuzuguro wasuzuguwe gatumye Uwiteka abaduka. Erega igihe usuzugurwa ntabwo yacecetse, yari arimo ategura. Hari ukuntu ategura ukagira ngo yabiretse, ariko ari gutegura, amaze iminsi ategura. Witonda, abantu bagiye gucecekera imbere ye. Aleluya mwese, Imana ihabwe icyubahiro. Gasuzuguro wasuzuguwe gatumye abaduka, mu bintu bimuzanye nacyo kirimo. Wasuzuguwe usenga sha, komera. Wasuzuguwe warakoreye Imana, ibiganza byawe byarakoze, komera. Wasuzuguwe ufite imibyizi mu nzu y'Imana, ufite imibyizi mu murimo w'Imana, komera komera komera. Imana iraje irabadutse mu buturo bwayo bwera, ije guca agasuzuguro wasuzuguwe n'abiyita abayuda atari bo, n'abavuga ko ari abarokora atari bo, n'abavuga ko basenga badasenga. Iraje bigenze neza, nuko umuririmbyi yavuze ngo ihindura ibyanze guhinduka. Cya kane gitumye Imana ibaduka mu buturo bwayo bwera, ije kurwanira icyubahiro cyayo. Icyubahiro cyayo ntizajya undi, niko yavuze, ngo nta nubwo hagiye ibishushanyo bisengwa. Ije kurwanira icyubahiro cyayo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hari igihe imanuka ije kurwanira icyubahiro cyayo, ije ibadutse, ije kurwanira ubuturo bwayo bwera. Yosuwa yigeze kurwana, ageze ubwo abona rwose pe aneshejwe. Arangije avuga ijambo riteye ubwoba, aravuga ati ese Uwiteka ko nshimye twebwe dutsinzwe, n'amazina yacu asuzuguwe, ko nta kibazo, izina ryawe ryera ryo uzarirengera ute? Maze Uwiteka abadutse mu buturo bwe bwera, yohereza marayika aza kubafasha urugamba. Ahageze Yosuwa yari amunize, kuko Yosuwa ari indwanyi cyane. Aramubaza ati ariko ubundi wowe uri uwo mu bahe? Uri uwo mu bacu? Uri uwo mu babisha bacu? Marayika agiye gushiramo umwuka aramubwira ati noherejwe nijoro nonaha, nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Aje kurwanira icyubahiro cye. Imana barayisuzuguye kubera wowe. Abantu bagufasheho ijambo bayambura icyubahiro cyayo, baravuga ngo ntuzatabarwa kandi warabaye mu byayo. Icyubahiro cyaje kukirwanira. Irabadutse humura, ibyo yavuze ni ukuri ntiyakubeshye. Yavuze ko izagutabara birabaye, yavuze ko izakurengera birabaye. Uhumure, data nyiribihe yaje kandi ntabwo azaceceka. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Tuza Uwiteka yibutse imirimo, aribadukiye. Abantu bose baceceka, Uwiteka yaje, bahindura amagambo. Hari umunsi yamanuye icyubahiro, abantu bitegeye Pawulo, inshira imurumye ukuboko, atangira kurwana nayo mu mwuka. Ntiyigeze ataka avuga ati mama yiwe. Ari n'abantu baterwa ngo mama yiwe kandi amaze nk'imyaka 8 apfuye. Pawulo arwanira mu mwuka, atangira kurwanisha imbaraga z'ubumana, ahangana n'ubumara bwageze mu mubiri bw'inshira. Abantu bose batangira utugambo hariya, bati ibintu n'ibibere, arapfa byimbye cyangwa arakinduka, idacu rwa kiberi bakojeje isone. Batangira kuzana ya magambo bajya badutega iminsi, batangira kuyazana. Batangiye kuyazana. Pawulo ngo akomeza ivuga butumwa, naho Imana iri muri gahunda yo gucecekesha abantu, bacecekera imbere y'Uwiteka iri kurwanira icyubahiro cyayo. Ngo afata igikururu kagikonkumurira mu muriro, gitakaramo. Abantu bose bacecekera imbere y'Uwiteka, bahindura amagambo, baravuga ngo ba bantu baza ari Imana si gusa. Igihe kirageze ngo abantu bacecekera imbere y'Uwiteka, magambo bakuvuze
n'agaciro bagutesheje. Isaha yawe yageze, ubyature ko isaha yawe yageze, abantu bagiye gucecekera imbere yawe n'imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Kurwanira icyubahiro cyayo ni intego kurira nabikunda. Imana ije kurwanira icyubahiro cyayo. No mu gace utuyemo iremera ihaze, kandi nta bwiza kenyege, iraje. No mu gace utuyemo iraje kurwanira icyubahiro cyayo. Imana ishimwe cyane. Turashoje ijambo Umwuka Wera yashyize ku mutima. Tuzakomeza kuganira n'andi magambo menshi kandi meza. Ariko bantu mwese mwavuze ko tutazava mu bukode, mwavuze ko tutazatunga, mwavuze ko tutazashaka, mwavuze ko tutazurira indege, mwavuze ko tutazatera imbere, mwavuze ko tutazashyingiza. Ni mucecekera imbere y'Uwiteka. Mwabivuze nk'abantu, ariko Imana yavuze ijambo igiye guhagurukiramo ikarwanira icyubahiro cyayo. Mugaceceka imbere y'Uwiteka kuko irabadutse mu buturo bwayo bwera. Kadusenga Imana tuyishimira kandi tuyakira mu byawe, kwibadutse mu buturo bwayo bwera. Urakoze Mwami w'abami. Ijambo ryawe riraryoshye cyane, ririmo ubuhanuzi bukaze. Uravuze ngo abantu bose bacecekera imbere y'Uwiteka kuko ubadutse mu buturo bwawe bwera. Turakwakiriye, kandi hari igihe ubaduka ukagira ibyo uhitana. Umuntu wese witambitse imbere uramuhitana byanga byakunda, n'icyitambitse imbere uragihitana. Ndasabye ngo ubwiza bwawe, haleluya, bubane n'umuntu wese wakurikiranye iri jambo. Ushyigikira intambwe z'umuntu wankurikiye, ushyigikira ikiganza cyakanze kuri subscribe, ushyigikira umuntu wese wagukoreye. Imbaraga z'Imana zigwire kuri bo. Urakoze kuba dutse mu buturo bwawe bwera, uje kurwanira icyubahiro cyawe. Ni nako wavuze ngo nonaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Nonaha yahaguruka, baduka wantwariwe, bimenyekane kuri Imana twategereje. Ngushimiye kuri Imana ibikoze neza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze abantu mwese mwari mudukurikiye. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane, kandi turabakunda. Shalom, shalom.